kibazo mbwira ariko mbere ya byose maje no gushimira Imana ko wagarutse mu kazi amahoro disi meze neza nta kibazo shaka gushira nagusuye mu rugo ndebye uburyo rumeze ihwana natashye numva nanjye ntari muri modo ntishimye oya bameze neza rwose ese mbo namakuru yage guheruka Gigi ntabwo mperuka ahubwo zigitangaje mvuye kumureba ahantu yabaga barambwira ngo yagiye ngo Uganda Uganda niba yari bambwiye ibintu sinasobanukira Prince mva nkubwire kano kanchuvugana ndanabaye umutima wanje ntabwo nari ko gigara umugambanyi meze kuri Gigi yakoze cyose uyu munsi kuba tumwe ngari Uganda niko bambwira ni ingaruka z'ibyaha afite ari kwishinja ni ingaruka z'ibyaha yakoze Gigi se yakoze iki abizi ariko zikuru mwasama nawe utabizi uzi ko uyu munsi tuvugana nge nawe ibyabaye byose inzira uri gucamo zigoranye mu buzima bwawe no kurwara n'ibiti byose Gigi abiri inyuma icara neza umbwira ntabwo ndi kubyumva none Gigi n'ubuzima bwanjye n'ibintu n'ibiki ndikunyura musundi nanjye nicyo nibaza uyu munsi tuvugana urabizi ko Ganza turi inshuti nta n'ikintu Ganza ashobora kumvisha twariganye dukorana business ariko ibintu byose turaganira akambwiza ukuri nkamubwiza ukuri ariko natunguwe no kumva ko Gigi ari wo muntu wafashe amafoto akoreza Ganza uri inyuma y'urukundo rwawe no kubyito byose can you imagine none se Gigi azaranye na Ganza nanjye ahubwo uyu munsi birimo birantungura aho yakuye nimero zawe ibintu byose ndi gushwana na Ganza yambwiye ngo ndinda ngo ndikirara byose nigikubira inyuma Prince bakunda gucumugana mu isongo rafiki yako iko ajo yako uyu munsi byose ibibazo uri gucamo inzira zinzitane ziri mu rukundo rwawe na Ganza nta wundi uri behind yabyo ni Gigi pas possible c'est comme ça uravuga ko yaba ari shitani se gusa ntabwo ni umugome mutindi none se buriya yaba aranteranyije na Ganza yifuza kugira kuki urabizi ko burya abakobwa sinzi nimba navuga rimwe na rimwe no gushyiramo no kuba abana beza mu gakabya hari igihe ushobora kubwira umuntu ibintu byawe byose sometimes wowe afite n'icyo kibazo cy'uko nta mukunzi afite nta nashira ateganya bigoranye ariko mpamya ko byose ni ishyari biri inyuma Peter ntega amatwi waruzi ko njye nta n'ibintu birenze buranganira na Gigi ni inshuti yanjye ariko ntagashobora kubaza amabanga yanjye na Ganza usibye kuba cyagiye waramuzanye ubundi ni cyagiye surprise wankoreye kuzana iyi modoka uribuka ko mwari muri kumwe yego je pense ko n'amashyari ariho yaba yarahereye wenda ariko ntabwo nanjye ndi umukobwa w'umwasama kuryo nagenda mbwire inshuti yanjye buri kintu cyose ntabwo sinza ahantu iryo shyari rya ko ni imodoka yabiteye tu bo birashoboka ko imodoka biteye kuko cyagiye n'utubagwa gifite imodoka hari uburyo yagiseka hindura reaction nyine ukabona ko atari muri muzo kana ko ariko mpamagara nawe ntabwo ndi bubita oya bubihore nani mpamvu shaka gusa ngewe urabizi ko mu kazi uri bo nubwo uri umuyobozi wacu mu kazi ariko uri n'inshuti yacu umwana mwiza turagukunda mu kazi Shabriera kanifata agasinapu nze gutwika ako ugajo wabaye ute uracyari mu masinapu kweri ese Briera katuganira ufite imyaka ingahe mfite 29 nese ubwo imyaka 29 niri kugusarisha ushaka abagabo wumva ushaka gushaka haracyari kare ufite imyaka mike gajo 29 shandashaje ni imyaka mike cyane ngiye nta gahunda mfite z'abagabo ntago bishoboka Imana ingiriye neza nkabona amafaranga nkabona amamodoka nkajya nitwara ibintu by'abagabo nahita mbireka kagira inkuru koko se reka ahubwo nakishakira umwana hanze yesu wanjye shanjye nshaka kwamba umugabo pe ubwo se ahubwo ntabwo wumva ukoresha iri hano ahantu njye hose nciye barambwira buriya ashaka umugabo wakuze nkumva neza mbaye nk'umusazi yewe ibintu bya pressure niyo yaba ari umubyeyi wanjye uri kubimbwira nta mugabo reba ingo z'iki gihe amakwaraba ukajya kumva abantu bari bakundanye bahise bakora divorce ubwo se naba njya muri uwo muriro njya gukora miti reka nta gahunda mfite ahubwo kanishakira amafaranga ngiye kwishakira amafaranga ariko sheri ingo zose ntabwo ari zimwe wowe ushobora kubona urwiza njyewe mba nsenga nsaba Imana ngo umugabo mwiza rwose kandi sinzakore divorce
shasheri mani mfasha ntuzicuze ntuzashake ku myaka yawe mike 29 cyangwa 30 ukazicuza ubuse urumva ari nkinga ngahe ngewe nshobora wowe ushobora gushakaho Nega haracyari kare njyewe nta gahunda mfite ugize amahirwe sinashaka uzi ko bivuga ushize amanga neza rega abagabo ni stress ntabyo uzi se nge ndumwe ndamushaka rero iyo stress ingereho ku masaha reka nta gahunda z'abagabo rwose ariko handi wari umeze neza shanda kabisa nta kibazo mfitanye na leta ariko nyine gabanya stress z'abagabo ko nta hantu byazatugeza abagabo ni stress ni abanyabibazo mbese ni hatari wowe uzampe pasi njye nshaka umugabo ndi seriyeze wowe ushaka umugabo wo kujya mu rugo nicyo kibazo nshaka kujya mu rugo nka umumama nkabyara nkagira abana tukajya dusohoka muri wikendi n'abana banjye n'umugabo nawe urabyumva nyine Imana izaguha ibyo byifuzo byawe pe noneho ushaho ugiye kugusengera umwana mwiza turagukunda mu kazi urisanzura ku twebwe ariko njyewe ubwanjye naje kukwishakira numva mpangayitse mu mutima babaye cyane so wenda nawe uze gukora assessment yawe ukurikirana uze kureba ariko ntabwo bigara umwana mwiza nimba n'inshuti yawe anateganyaga kuko umubwira ibyawe byose faites attention Peter ndumiwe pe ndumiwe ntabwo natekereza ko mu bantu bamumukiraga igarimo uriya mukobwa ukuntu namubaniye ari umushomeri hahandi ambwira princesse wamaye n'ibihumbi 10 ko nkeneye amavuta yo kwisiga sure niwe watinyuka kunkorera ibintu uburyo bw'umukira sokore sha wasimbizi wenda ariko se muganza mwaganiriye Buganza twaganiriye anababaye cyane arambwira ati Peter kuzi ko uri inshuti yanjye kuzi ko ari wona nyijo gift yo guha princess kuzi ko ari wowe njya gukunda princess byaciye nka kubaza amakuru nyitware mu kazi ntago wamfasha kumenya koko nimba amafu ibyo ndi kubona ariko Ganza okay ndabyumva yarababaye nanjye ibyo bintu mbibonye nababara ariko se kuki we yafashe icyemezo ahubutse ariko nawe urabizi burya twega abahungu tugira urukundo kandi iyo dukunze tuba tunakunze kukurakara kwibo afite na princess uramutse uri umuhungu ukunda umukobwa ukigomwa gift y'imodoka ya miliyoni nka 15-20 no Peter warangiza ukabona amafoto nkayo Ganza abonye Qu'est-ce que tu dois faire? Imodoka ntabwo yabiturufu yo gushaka kuntesha agaciro nanjye. Yagombaga no kubanza akanyegera akambaza ibi biri kukuvugwaho n'iki nkamusobanurira ariko yahise yemera ibinyama. None ndabona uramusore tubanye byagenda bite. Bo ariko ikiza kirimo anatakubakira ku mabwire. Bo ngese ko bifata. Ikiza kirimo muri ibi byose Ganza twaganiriye ngiye mubwira ko ngiye kubikurikirana. Ariko nawe hagati aho ngaho nyuma kuganira twagiranye. Bo numvise namuheretse ukuri kose kwibiri bo mubwira ko ari ukubeshya mubwira ko ibya boss yabonye atari ko bimeze mu kazi boss atagutereta nta nawe bihuriye ko ari udushyari tubirimo. So numva waza gerageza Ganza mukonya mukavugana ukamusona ko ibintu bimeze kandi azakumva. Ntabwo ndaba neza mu mutwe kuryo Ganza twakongera kuvugana. Kamanze ntuze mbe tayari kuko nawe yafashe icyemezo ahubutse. Ganza ntabwo agomba kwitwa kuriya. Ariko Ganza ntabwo wamurenganya. Gigiwe ahuyemo kimwe ze ariko se njye urabona nakundana na boss nagashobora kuneta vraiment ni umugabo wiyubaha ni umugabo ufite umugore afite abana nta kindi kintu dupanga kitarakaza Prince giye ndabyumva kandi none nge nayo mafuta bamuhaye ntabwo nyazi erezo makana nakuze none imyitwarire yanjye nagerageje kwisobanurira Ganza ndamubwira tura mukobwa ku kazi aritonda ava mu kazi nta handi ni mu rugo yatari mu rugo ni ugusenga so nge ntabwo ibyo bintu numva ko nabo byanaturutse ariko nagerageje kumukonfeka kandi yarabyumvishije so nawe rero mu ruhare rwawe ufite mu rukundo no kugomba guhamagara Ganza ukagira isiko approachinga ukamusobanura ko byagenze ko ari amashyara biri inyuma kandi ndahamya akazakumva Kamanze ntuzinshyira ubwenge ku gihe banshyira ubwenge ku gihe kandi burya none ugiga ibishobora ko ariyo mpamvu yamutorongeje yagiye se akongeye bura ntago nibaza inyungu ye agiye gukuramo mu ibintu yakoze eske nashwanisha na Ganza bazakundana birashoboka yashwanishije nawe ashaka mutereta birashoboka wasanga wenda ashaka kubyica kugira ngo yiteretere Ganza wese yanze gift y'imodoka nk'iyo wahawe ariko gift ko ntayisabye ko Ganza yemaye ko bushake bwe sibyo ntabwo nigeze nyamusaba pe
so wenda reka twigendere ariko byose nta kitagira iherezo reka tubihe umwanya ngiye gusa mu rukundo rwanyu nabagira inama nakugira inama yo gusenga kuko urabona ko urukundo rwanyu hari abantu benshi barurwanya bari inyuma Glass mfata kweli. Allô? Oui, Glass. Allô? Oui, Allô? bite. Bite ni sawa ntabwo unyumva Manati wakayawe ni danje. sorry nukuri Bimeze bite? bimeze neza nawe Sha ntabwo bimeze neza kabisa. yewe bimeze gute Sha uyu mukobwa akomeje kunsaza pepe. Sha princesse nizere ko mpora numva nigeze telefone imbwira inkuru nziza Shagira Bimeze gute? ntabwo nakubwira ko ari inkuru nziza noneho kumwikuramo birimo birananira. ubundi se uramwikuriramo iki ko ushaka kumwikuramo njyewe ni ukuri kamubwire narabajije ariya makuru bashobora kuba ari ukubeshya abantu bose bazi princesse bamuzi neza pege nta muntu yigeze umbwira ko ajya mu ngeso mbi rwose Sha n'ubundi naje guperereza bambwira ko nza kubaza kuko umuntu wari wampaye n'amakuru ni igikobwa ngo bita Gigi cy'inshuti ye magara. aha sinakubwiye Noneho nza no kubaza abantu hari umuntu usore uba mu Rwanda bakorana nabaje arambwira ati rero princess ni inyangamugayo nyine aramushimira numva ko ntaribi mpita numva ko bashobora kuba ari ryashyari ry'abanyarwandakazi baba bifite umuntu babona umuntu afite umuntu wenda bameranye neza akaba yabateranya. haleluya ntiwumva Niko nshobora kuba narabiketse. umva nkubwire ryari ishyari nari mbizi nari nabitekereje kuko ntabwo wambwira ngo umuntu ngo aguhaye amafoto ngo abantu ngo bari gusangira ngo byose bibe bigaragaje ibintu byose bya bintu no kubeshya yewe ganza ndumva nishimye n'ukuri Sha rero ngubu sinzi okay basi ukitamuhamagara nyine ngo muyunge reka nkubwire ukuntu namwireyeho mba numva sinzi njya kubikora nkumva umutima urambujije nkumva namwivanamo burundu bikarangira ariko ku inshuro byanze. oya mbabara ntukore iryo gusa ryo kumwivanamo kuki se wimukwima hari muhamagare nimba kuko agukunda azagaruka kubera ko urukundo habamo intambara nose ubundi wibwiye ko muzakundana bikaba paradizo habamo intambara ariko mwese murwanye ugashyiramo imbaraga zawe zose nawe ugashyiramo iziwe zose nta kibazo na kimwe mwagira. Sha ebana okay basi uwo yemuvuganye ndumva basi akirimo akantu Ganza njyewe bwa mbere yampamagaye ambwira ati mbabarira wowe taburutse umuhamagarire Ganza akeneye kumenya ukuri yaragukundaga kuko rega nta muntu urebye ko nari nagutatse urumva mbabarira gusa nturamuhamagara muhamagare okay ntakireka ndazi kubimuhamagara nitonze ngeze home sawa ejo nzakubwira ibyavuyemo. kuraje muhamagare ndabashyikiye mfashe iry'uburyo Graças a Deus, sei que é. sawa ibihe byiza Ego. yego Ese amakuru ni meza yige umeze neza cyane rwose by the way you look good. thank you Yeah. Makuru ya Kigali cyane meza wose nanjye ni sawa bari akazuba kari aho ngaho gakeya ndabona waka bakubera imana akazi biragenda biragenda urebye bajya gukora mu bijyanye n'iki hari kampani muri icuruza amakawa uzi ko muzehe wanjye nanjye ariyo akoramo iyo kampani y'amakawa kabisa buryo se hano mu Rwanda kabisa afite kampani iri mu za mbere zikomeye ariko ubundi mu rugo iwanyu ni he
ye mu rugo ubundi ni Kacyiru muri ino minsi rero numva mba ndi Kacyiru harimo izindi bizinesi zanjye. ubana nande se mbana na mukecuru navuye muri Canada asanga muzehe nawe ari muri izo bizinesi bityo mpitamo kuba nakomeza ndi mu rugo nanjye ngakurikirana bizinesi zanjye. sawa cyane niyo gusa mu rugo ni hehe? mu rugo ni Kicukiro ubana nande? mbana na mama wanjye wow. Byiza byiza kabisa ndishimye kuba byibuze mbonye akanya ko kwicarana nawe nibyo tubasangiramo kano kazi. hari igihe umuntu aba afite mu ndoto tukaba tuse princess tuzicara ryari usangiremo tunaganira. Izina ni ryo muntu mwamikazi. urakoze cyane ariko nanjye biranshimishije pe cyagiye waramfashije burya mu muhanda numva ndishimye. urumva ubundi umuco wa kinyarwanda ntuzace umuntu ku nzira yagize cyane cyane noneho mu bijyanye no gutwara imodoka buriya kirazira guca umuntu ku nzira agize agapaka kuko nawe mbere niwe waza akakugoboka. hano i Kigali rero iyo ugize hari igihe ugira ikibazo mu modoka ukajya ubona izi zose ziragucaho nta n'uwakubaza kandi natwe abakobwa ntituba tunabizi. ibaze rero kobwa nkawe nkakubona nkakuriya nakubona nkahita nkucaho nkagenda. sinzi wenda kumenyera kuba ari hanze za Canada ko nageze inaha mpita mbona kabisa hari ibintu bigiye bitandukanye ariko byose ni umutima w'umuntu ntabwo naca ku muntu mbona yagize akabazo k'imodoka kandi mbimenyereye nanabizi. buriya mu buzima busanzwe nize n'ibintu bya engineering biri mu bintu mfite biri no mu bintu ndimo nkora inaha nabyo ndimo ndakurikirana. byiza cyane rwose uburyo nishimye wishimye cyane sha rero ntabwo turi butindane cyane kuko nari mfite inama hari abakozi ngomba gukoresha inama ku mugoroba birasaba rero kuhagera kare ko barantegereje buriya ariko sasubira nta kibazo. ku ruhande rwanjye aha ngaha nashima iyi ni intambwe ikomeye. ujye unyihanganira kubona umwanya biranga kugira akazi kanzirika pe cyane bikabije. ndabyumva kandi buriya muntu aterwa n'ishema ko umuntu hari umuntu mwamenye niba uri bize mu kazi cyane ko muri ino minsi bigoye kubona umukobwa mwiza nkawe cyane cyane ari bize n'akazi mu minsi biragoye. abakobwa beza ntibakora barakora ariko ni bake ni bake cyane pari raporo y'abakobwa u Rwanda rufite. nkunda gukora cyane wawu reka tugende rero buriya tugende tuzasubira gusa ninjya nguhamagara ujye wumva ko buriya bivuye ku mutima mba nkukeneye ujye kumvaho gakeya princess arimo muri make umwamikazi arimo avuga aganira nta kibazo yigeye. sawa murakoze. mwana we kutambwiye na n'ubu pe nta makuru ya Ganza ubwo ndakinamutekereza mama nta nayo mba nshaka kumenya ahubwo namenye amakuru nanjye nsigaye nibajya kukubwira uzi ukuntu byagenze maze kubona ko kugira inshuti z'abakobwa ari umusaraba. uzi ko ibintu byose maze iminsi ncamo sinabwo Ganza afite umuntu wari wamuhaye amakuru ngo bamuhaye n'amafoto ngo ndi kumwe na bosi ibiki ibi byose byakozwe na mushuti wanjye witwa Gigi hari undi inshuti yanjye witwa Gigi sinkunda no gukurana n'abakobwa. Gigi ntumbaze ahantu ngo yakure nimero ya Ganza yaragiye niba yaramfotoye niba yarayatumye nde kuko ari amafoto yamweretse nari nicaye na bosi muri resitora uwo munsi bosi yaranampamagara ibintu agiye kumbaza byo ku kazi ntumbaze ngo amafoto twayafashwe n'andi. Gigi rero aragenda yohereza Ganza gushukwana kwanjye kose na Ganza ni Gigi wabikoze. aba arabimubwiye amubwira ati dore nguyu ari kumwe na bosi. nanjye kubimenya ureba wa mutipe wigeze uza konsura hano dukorana witwa Peter. yego Peter ndamuzi. Peter buriya yaziranye na Ganza ni inshuti
byose niba bimubwiye bitarambwira ati rero ube maso mama numvise nkubiswe n'inkuba ntabwo nzi ko mubangamba ambwira ko ari ukubateranya byibura nyirumva Peter nawe nyine yakomeje kuinsista bitewe n'uko anzi aramubwira ati rwose princess ibintu ntabwo yabikora ariko Ganza nawe urumva ari mu gihirahiro nk'umuntu nawe wabonye ibintu ntazi ngo nukuri ngo ntazi ngo ni ikintu ariko abakobwa baragwira none sirashinze yagira ngo yunguke iki mu by'ukuri simbizi niba yaramushakaga niba yarashaka kumuha bene wabo ahubwo ashaka kuba yaramushakaga yaragize ishyari ry'iriya modoka akavuga ati reka mbateranye noneho aba ari ngewe wafata erega iriya modoka yateye abantu benshi ishyari mwana we ese mama nyigurisha ntagire nongere ngeze na moto oya gifite nta muntu uyigurisha ni neza ko impano mbona igiye kunkuraho ni impano wahawe ako ngenda umirwa urambwira ndakora iki nka buriya yarifashe ajya kurogotwa ayo magambo erega ejo bundi nagiye kumureba aho yabaga mageze barambwira ngo yagiye Uganda sinzongera no kumubona muri uru rugo niba yaragiye yagenda niba yagaruka sinzongere kumubona ashaka ko yaragiye kure y'igihugu kugira ngo bazanahurireyo barira ntuzamugarure hano mwana wanjye ngize ubona ko njya kumukura ubu se yungutse iki simbizi wenda ubu muri n'umuzi nawe kuvugana na Ganza ntekereza ko bari kuvugana urambonera ubushuti bw'abakobwa b'iyi minsi mama mbega amashyano urareba amashyari ari mu bakobwa b'iyi minsi ni ishyari mwana we ahubwo mbonye ko yanandoga oya ibyo byose wumve ngo Yesu aragukomeje reka nicyo nsengera ngo Yesu akomeze andindira umwana ibyo biguhangayikishe humura Yesu arahari ku bwawe humura kuri iyi nshuro ho numiwe mbega ishyari gigi mama uzi wazagana akisanzura akaba umwana mugaburira nkagira gute akaba umwana mu rugo none yewe ntabwo duhemukirwa n'abantu bakuri mama umwanzi nyine aba ari aho hafi ariko ndumiwe ntabwo nari kuzamukeka ngewe Peter yarabimbwiye ngo nkubiswe n'inkuba ndavuga ati ni gigi cyane n'undi gigi ati gigi uze mushuti wacu cyakoze nahise mva kwishyana bareke mwana bareke Yesu arahari ku bwawe arakurinze gusa ndumiwe umva reka ndebe icyo ndaba nkora naho ubundi nibyo byanjye nuko byagenze ibyanjye na Ganza ku rundi ruhande mba numva Ganza nawe naramurakari ese kuki yumvisha amabwire atabanje no kumbaza ni gute ubundi bakubwira ibintu ugahita utera hejuru ukabifata nk'ukuri urabona uriya mugabo tubanye atajya afata ibyemezo yarahubutse iyo akwegera akakubaza nyine niba ahubuka turi mu guteretana mu rugo urumva noneho ibyo yazakora ari ibiki ntabanje ngo ambaze ntabanje ngo nyine arebe ibyo bintu koko niba ari ukuri nawe yahise abifatira hejuru kuko arambura birakara umwana ishyari rikora bibi ako gigi mama reka njye kwitekera turye ibyagize ibyo byihorere kuko nanjye ubona aramusibye mu buzima bwanjye mana icyo gitoki ari kugihishe vuba rero ndashonje sawa Hi. Hey, karibu. Stage. Niraho neza. Niraho. Makuru. Ni meza. Karibu rero. Stage. Andi makuru se. Ni meza. Ndakubona. Yego. Ni Japsoti ishashagira. Akoze. Ya misatsi yawe ya makeup n'ujye bivaho. Ntabwo nabivaho. Usanze mu tubare rero. Mbanyishyize ku ruhande. Nyuze hano ndavuga reka nze kureba ukuntu umeze ngo suhuze. Shaho ugize neza kabisa. None se ahandi meze gute? Shanda ahantu meze neza. Ariko se kusohoza nibyo biri kukugenza? Ndi biri kukugenza nose hari ikindi no kureba ibicuruzwa. Naguhana n'agakanzu hano kambara ko ndacuruza urabizi ni isuku tu hano. Yawunje kureba byonyine ntabwo nshaka imyenda. Ko ndeba gusa? Kureba gusa. Ko
siko numva uko kundeba harimo akandi kanura kahise ni bibi se shari igihe umuntu ambwira ibintu nge ngahita ndikanga tu kundeba mba numva hari igihe mama umuntu tuvugana akambwira ngo aza kundeba rimwe na rimwe nkikanga hari igihe urabizi hari abantu baba rimwe na rimwe ari abanyabibazo abandi ari abanyabisubizo ntabwo nkwise umunyabibazo sinzi niba ari ibisubizo simbizi ariko nzi ko njyewe atari bibi kereka wenda nimba wowe bikujena ntabwo ari bibi buriya gusurana umuco nyarwanda abantu barasurana icyo umuntu yanga guca ku rugo ni nk'uko nanjye twahura nkagusuhuza hari ukunsuhuza nta kibazo nanjye nagusuhuza tu uzi utasiko murabitonze niko nsanzwe ariko se ubundi bwira ukamubaza akantu kamwe cyangwa tubiri ubundi ko mbona igihe cyose ubu ari ukuntu ubu ugendaho reka tubyite ku ngendaho ubundi mbwira muri make ntituri abantu bakunda turi babiri mbwira ikintu ushakaho ntimenye nanjye ngende muri uwo mucyo uko ushaka cyangwa se numve niba we mbwira ati nta bintu birenze ushaka kuza kureba gusa kundeba gusa kukureba gusa umva ibyo ndabikwemereye ko hano n'ubundi uzajya uhansanga cyaduhure n'ahandi ariko usanze ari ahantu nari ngiye mfite gahunda ngenda ubonye ko nsanze mu makayi mu mibare candagiye ubwo rero sinzi murakoze nzanagaruka ubwo ngubwo n'ikindi gihe ntacyo niba ntacyo okay bye sawa iri kumwe Oui. Mabija mwaramutse. Mwaramutse David. Meze neza. Yego. Twishimiye ko mwagaritse mu kazi. Urakoze. Biteze. Byiza. Akazi kagenze gute mu minsi maze ndahari? Akazi kagenze neza. Nta kibazo twahuye nacyo. Ibintu byose mwabikoze neza. Twabikoze neza. Mukaba wese mwagomba kujya kuzana uwo yazanye. Ya twarayazanye. Byose byarahageze nta kibazo. Okay. Noneho ndashaka kubwirira chef wanyu Peter. Yego. Ugenda kumpera report afite uyinzanira hari ibintu nshaka kureba. Okay, sawa murakoze. Kubanguke. Yego. Sawa. Ko yiriwe sari yanjye akazi kashira Oui. Yes, princess. Oui. How are you? I'm fine. How was your day? Meze neza. Chameze neza, sorry kabisa sinzi ukuntu urebye ku masaha. Mbona umunsi wari ucitse ntakuvugishije. Nta kibazo. Umeze se ku kazi? Akazi ni sawa kandi yepe narimo kambanye kenshi bibaza ko nabuze n'umwanya kujya muri polo. Ibaza amasaha dore ahantu ageze bana nanjye sorry kabisa nibagiye kukuvugisha nanjye kare kanjyanye. Nta kibazo. Sinzi ukuntu rero nari ndimo ngenda gutya ndavuga ko wamubaza muri princess mukoreraga na hehe. Hari igihe umuntu aba yifuza kumenya umukobwa mwiza nk'ahantu akorera rwose. Rimwe na rimwe umuntu wenda akazakunyura akagusuhuza. Shade kudukorera hano Rwandex. Rwandex? Hacyo n'uburiya akajya kuri Majerwa. Wazanyohereza live location nkazareba umunsi umwe ku buryo nazanyura nkagusuhuza.
sha nta kibazo mu kanya ndaje nyigusendingire kuri WhatsApp. sawa komeza ugira akazi keza. Urakoze ko nawe nizere ko umeze neza. Yeah, I'm good. Sawa turi kumwe. Sawa, bye. Bako yigenje. Zamukubita agasiripurize. Ewa. Ndetse Oui. Mwirema buje. Ndabibari. Nzanye za document. Okay, andebe. Byose biruzuye abagwayi byuzuye. Byose biruzuye biri. Okay. Nta kibazo igendera. Urakoze? Yego. Karibu si. Ni sawa kabisa. meze neza. Meze neza. Kigali ni sawa. Sawa kabisa. Karibu twakire. Sasa ji ya mango ikonje. Ji ya mango. N'akandi kantu umuntu yarisha. Sawa. Nangahe? Ni bibiri. Okay. Mukoresha POS? Yes, turayikoresha. Sawa. Two gufatisha nka tungahe? Tubiri. Sawa. Kugira product meze neza cyane kabisa. Karibu nanone. Merci. Meze neza? Meze neza cyane. Uje kwishyura ako kaje. Okay. Washyiramo pin yawe.